This is your boy Dieudonné. Ubu ngubu ngiye kwigisha ukuntu wakwa upgradinga iyo karashamye yawe y'imashini ikajyamo Windows 11. Dore ko Windows 11 ngo bazimiye imashini z'abasirimu da. Windows. Turabakosora. Uko development zigenda zikorwa tugenda tumenya uburyo twahakinga, twakwa upgradinga system zacu zikamererwa kwa zashyiramo system ziri hejuru. Twagiye. Mbere y'uko computer yawe ikora, make sure ko computer yawe itemererwa kuba yakwinstallamo Windows 11. Dore ko computer zose zirimo gusohoka ubu ngubu zemerewe kuba zifite izi TPM 2.0 kuzamuka. Ubu rero nimba computer yawe ari karashamye nk'iyi yanjye nyine ubwo niyongeye kwigisha ukuntu wakwa upgrade ukaba kuri Windows 10 ugashyiramo Windows 11. Make sure ko ufiteho capacity. Ikintu cya mbere tureba cyane ni iki cya TPM. Mbere na mbere twagiye installa Windows 11. Ntago yakwemera kuko processor yawe iri hasi, ntago yemeye, ariko ubu ngiye kubigisha uburyo bwiza kwa upgrading Windows 10 yawe ugashyiramo Windows 11. Twagiye hari inzira tugiye gucishamo ari izi zigaragara, ariko nyine wakora screenshot wabifotora simbizi. Ngiye kwereka step by step kuri ibi ngibi, kandi Windows 11 yawe irajya muri iyo mashine. Ariko se ubundi izi computer zacu twaziguze cyera disi bandi baraguze izindi nzima yo, ariko nyine Windows 11 niza bifite nta mukene mewe kuyitunga, sibyo da. Okay, twagiye. Mbere ko dutangira banza ugende udownloadinge Windows 11 kuri website ya microsoft.com. Iyo link iri hejuru irebe, genda yandikemo. Numara gusoza wagezeyo, twagiye manuke hasi ugende ushake download Windows disk one image. So you click ufate Windows 11 maze download. Ufate izina bushoni uhitemo, ushaka kuri Umufaransa, ushaka kuri Estonia, ushaka kuri iki. Twege twikoresha English, we don't care. Ariko nashatse wakoresha English for international kuko n'ubundi icyongereza se cyacu tutakivukanye, twe twivugira Ikinyarwanda kandi ntacyo baduhaye. Ugakonfirma ikahita itangira kuri downloadinga nyine. Ubwo nyine nimba udafite network ihagije uzajya ugenda downloading ufungura. Okay, yarangiye ifite about gigabyte 5 n'ibice 3 gutyo. Twagiye muri za nzira zacu zo kugira ngo tuhindure setting. Twagiye andika kanda button, andikamo registry editor, ufungure. Inzira zo nizazi nazikweretse. Ahangaha rero nyine ni registry editor no tubanza guhindura configuration za machine yacu. Aho ngaho tugiye kujya twege tujya muri local machine, bundi tugende dufungure. Ariko n'ubundi step nyine nazikweretse dufite za nzira 3. Computer ikajya muri local machine, ubundi ukajya muri system, bundi ugafata setup, wajya kuri more setup ugakora double click. Yukoze double click, so urabona dufite default kwa ko nyine urumva ntabwo twemeye kuba twahindura setting zacu, ariko nyine we have to upgrade Windows 11 nyine. Wowe urumva Microsoft bizi ko ngakoze ibintu birenze, kandi ibintu se ko tubihindura. So tugiye create folder yacu, tuyite amagambo ubona allow upgrades with unsupported TPM or CPU. Urakanda right click new, ufate dword sa 2-bit value. Aho niho zose tugiye kuzikorera, uka pastingamo amagambo cyangwa ukayandikamo bitewe bana ya paste bana copy. Nose ugiye kumba nihuta ntabwo tujyana twiza abantu tuzi shortcut za danje. You can right click then nkandikamo rimwe yanjye nyine. Urumva value data igomba kuba rimwe kwibaye 0. Ntabwo naba nemerewe kugira ikintu gihinduka, ariko value data nyine muzi ko twese dukoresha 0 and 1. So 1 it is true, then okay, then close. Tayari
akazi kacu karangiye. Ubu dushatse twakwinsitara window yacu 11, double click, manuka hasi, setup, pa mwayibonye. Window 11 yacu is now ready to be installed. Okay, the next. So you see, I'm done. My Windows 11 is now installed. So again, ubundi nshobora no kuba nakwisubirira kuri version ya Windows 10. Ngenda nubwo n'umudabura Windows 11 nikunda Windows 10 kuko ifite utuntu twinshi cyane. So nshobora gusubira ariko ibi byo nabyo ngiye kwereka bifata iminsi 10 ujya muri system, then recovery, bundi ukajya kuri go back. Iminsi 10 nyine yarangiye, urabyumva agomba kuza kuri Windows 11. Thank you for watching and remember to subscribe. Nimshaka kugira ngo ukomeze umenye ibintu nk'ibi ngibi nyine ku kamashini ka cafe ka calculatrice karani nyine kamashini kagezweho noze ngubeshye at your own risk. Bye.